reka tubifurize ibihe byiza mwese bakunzi babiza TV Rwanda aho muri ibyo mukora byose ibyo munyuramo byose ibyo mwamuvuga ibyo mwamuca mu cyo twifuza no kumugira amahoro n'umutekano mukagira urukundo ndetse n'iterambere rirambye kandi kuri buri muryango. Umuryango ni ikintu gikomeye cyane, ni umuryango kandi uba ufite iterambere ndetse no kugira ngo uhuze abawugize ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ntabwo nje kuvuga uyu muryango, nje kubwira ko abagore bagera kuri babiri bose barwaniye mu rusengero bapfa umugabo. Ni inkuru ikunze kuba igaragara mu buzima budasanzwe bwa buri munsi, aho kumva ngo umugabo yarwaniye umugore cyangwa se umugore arwaniye umugabo. Ni ibintu bine na bimwe kugira ngo byumve mu matwi yawe aba ari ibintu babigoye cyane, ariko noneho bikongera kuba akasamutwe igihe wumva ngo abagore barwaniye umugabo, ukabibona muri quartier zisanzwe, ukabibona ibyo ushobora kubyumva ukaba wenda bapfuye iki n'iki, ariko noneho kumva ngo barwaniye mu rusengero ni inkuru ishobora kuba iteye ubwoba kandi ifite n'ikibazo gikomeye cyane. Byagenze gute kugira ngo uyu mupasiteri cyangwa se uyu mwarimu apfe cyangwa se arwanirwe n'abagore babiri? Ese byabereye hehe? Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabikura atari ku Bizaza TV Rwanda. Amakuru agezweho, ibyaranze isi n'amateka y'isi, haba muri politike n'ubuzima bw'isi, tuzabigwa kandi ubimenye kugira ngo umenye amakuru abagezweho. Ni inkuru rero yasuhotse uyu munsi yanditswe na Mediatrice Uwingabire, aho yatangaje ko ku isaha y'isa 5 avuga ko abagore babiri baba barwaniye umugabo umwe. Mu gihugu cya Kenya rero umugabo yahagaritse ibitunguranye gahunda zose zo mu rusengero rwaho aho bita muri Salaba Christian Church ruherereye ahitwa Migori. Ashakamo kandi umuntu witwa Sara uhasengera, avuga ko yamutwariye umugabo kandi ko adashobora gusohokamo atamubonye. Urumva ni umugore nawe wafashe umwanzuro kugira ngo ashakishe undi mugore mugenzi we. Urumva byahise bitera akaduruvayi, bitera akavuyo mu rusengero. Nureba iyi foto neza urareba ukuntu mu rusengero bari bicaye, ukuntu pasiteri nawe yari yicaye yaje no guhaguruka, ukabona ko ari ibintu byaje kuba akasamutwe. Uwo mugore rero uvuga ko yibwe umugabo ngo yinjira muri urwo rusengero yari afite umujinya mwinshi cyane ndetse n'uburakari, yinjira avugira hejuru asakuza cyane, avuga ko bitumvikana ukuntu umuntu usenga wo muri urwo rusengero agira ingeso nk'iyo yo kwiba abagabo b'abandi. Abwira kandi abakristo bago ko niba atamwereka uwo mugore witwa Sara adashobora na rimwe muri urwo rusengero kuba yarusohokamo. Ati arakora ibishoboka byose kandi ntago ashobora kuba atasohoka cyangwa se yasohoka muri urwo rusengero, kuko ati nubwo byagenda bite, kuko yumva ashaka kumubona nawe akamureba uko asa n'uko ateye. Wamutwariye umugabo ngo yaramubabaje cyane, amutera agahinda ka buri munsi, agahinda k'ijoro, agahinda k'amanywa, mbese byagiye bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi. Urwo rusengero kandi rwamaze kwinjira mu rusaku cyane rwinshi cyane, rutuma n'ibikorwa bijyanye no gusenga bisa naho bihagarara. Rero urwo rusaku yari afite n'ukuntu yinje bitunguranye ngo byatumye umwigisha waruri imbere y'abakristo yigisha ijambo ry'Imana ahita ahagarika gahunda zose kugira ngo abanze yumve uko iki kibazo cy'uwo mugore cyari giteye cyangwa se cyari kimeze. Uwitwa Merci Akinyi, umwe mu bakristo bari aho ngaho aho iryo shyano ryabereye, mbate nawe yagize icyo avuga abwira itangazamakuru. Rero umwe mu bakristo bari kumwe n'uwo mugore warakaye ahagarika gahunda zose z'urusengero, yabwiye ikinyamakuru Tuko icyo muri Kenya ko babonye yinjira mu rusengero batamenye aho aturutse, ariko azarakaya cyane, afite uburakari, mbese yarameze nk'intare yabuze ifunguro, yabuze umuhigo, ameze nk'ayanyamwaswa yiteguye guhita ikumira burundu. Yagize ati yagaragara ko afite uburakari bwinshi cyane, atangira kubaza igituma umugore wo muri urwo rusengero yaramwibye umugabo we. Hanyuma kandi atangira kutubwira uko ataza gutuza kugeza igihe
tumweretse umugore yashakaga witwa Sara. Iyi nkuru rero yakomeje ivuga ko kubera ko uwo mugore yakomezaga gusohora ibitutsi byinshi cyane kandi bikomeye aho mu rusengero adatuza atashaka no kumva icyo bamubwira, uwo Sara wavugagwaho kwiba umugabo w'abandi ngo yahagurutse arasohoka ajya hanze ahindura imyenda yari yambaye asigarana iyo yumva yangushye kuri we yatuma ashobora kurwana neza. Yamaze gusohoka hanze akuramo imyenda ariyambura ayijugunya hakurya maze kugira ngo yirekure kandi aze guhumeka neza ubundi atangira urugamba. Uyu rero Merci Akinyi yakomeje agira ati Sara yarasohotse yiyambura ikanzu ye asigarana imyenda yumva imworoheye kurushaho. Ibyo kandi birangiye yaraje kubita ingumi uwo mugore wari ufite uburakari bwinshi cyane, hanyuma imirwano itangira ubwo abo mu rusengero ndetse kandi n'abari bari mu rusengero barahateraniye rero bari bari aho babushungereye bumiye gusa babuze icyo bavuga kuko uwinjiraga mugiye kubakiza ugasanga niwe uri gukubita. Ati uwo mugore wavuga ko yibwa umugabo agikubitwa ingumi ya mbere n'uwo mugore witwa Sara wibye umugabo yahise yururutsa umwana yarahitse amwicaza hasi maze hanyuma atangira gukubita Sara ingumi hafi ku mubiri we wose aho ashyikiriye aho ageze hose agakubita. Ikindi kandi uwaregaga wese wegeraga wese yashakaga gukiza kugira ngo abakize, uwo mugore yahitaga amukubita ingumi agasubira inyuma agataruka. Uyu mugore Merci Akinyi yakomeze avuga ko uwo mugabo watumye abagore baza kurwanira mu rusengero atigeze agaragaraho, ariko umugabo wa Sara we ngo yarimo areba iyo mirwano yitaruye adashaka kwegera aho aba bagore babiri barwaniraga. Gusa ngo iyo mirwano yamaze iminota mikeya cyane maze uwo mugore wari waje afite uburakari bwinshi cyane amaze gukubita uwo Sara bihagije cyane amaze kumunoza ngo yahise ahagarika maze afata umwana we aramuheka yurira moto ahita yisubirira iwe mu rugo. Uyu mugore Sara wakubiswe cyane bitavugwa akamenwa hafi agahanga, Sara we ngo yasigaye aho ngaho hasi agaragurika arimo kurira ubona ari kugenda avirirana impande zose. Afite kandi ikimwaro ndetse n'isoni, hanyuma abagore bamwe biyemeza kumufasha bakamujyana iwe mu rugo. Ubuyobozi kandi bwaho hantu ndetse na polisi y'igihugu ngo bahageze basanga intambara irangiye ibimaze kuba akasamutwe. Uyu mugore rero wamaze kuba akubita undi mugore cyangwa se uyu mugore akwise umugore witwa Sara amuza kuba yamutwaye umugabo we yahise yigendera, ariko amakuru agaragaza ari kugenda agaragara ku bitangazamakuru agaragaza ko uyu mugore yaba yamaze kugera mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo abazwe impamvu yagize kwihanira. Uyu Sara nawe kandi yahise atwarwa kwa muganga kugira ngo avurwe nyaboneka ubuzima bwe buse naho bwajya mu buzima bwiza ataza kuhaburira ubuzima. Ngayo nguko nyaboneka umuryango ni ikintu gikomeye ko bitangiye. Umuryango iyo hatarimo kumvikana amakimbirane ngaya niyo azamuka. Ngayo nguko kwicana, gutukana, kubeshya ndetse no gucana inyuma bikomeza kuzamuka iyo weho umugore wawe mutumvikana cyangwa se umugabo wawe mutumvikana. Ibyo kandi iyo bimaze kuba nta kindi kibaho usibye kuba umuryango wahirima, ndetse kandi bimaze kuba bikomeza bigera ndetse no kubana mwabyaye. Nitwa Eric Nshimiyimana, ngibi maze kuba uyu mugoroba, ngibi maze kuba byasohoka mu bitangazamakuru. Ese mugore nawe mugabo nahangiye na kugira ngo twubake umuryango. Nandi neguza naho butaha.